Avuga ko udashobora kumenya umubare w'injiji ziri ku isi bitewe nuko buri wese muri twebwe adashobora kumenya urwego yibeshyaho iyo bigeze ku gipimo cy'ubujiji. Ibi ni nabyo bitujyana ku itegeko rya gatatu ry'ubujiji. Umuntu w'injiji atera abandi igihombo mu bikorwa bitanamuzanira inyungu. Dore iki itegeko rivuze: uyu muntu ashobora guhagarara rwagati mu muhanda akandika message kuri telefoni, imodoka n'abanyamaguru bashaka gutambuka bakamurindira. Ashobora kuba atwaye imodoka agahagarara rwagati mu muhanda kugira ngo asuhuze umuntu, abari inyuma ye bose bagategereza. Chipola asobanura imyitwarire y'ubujiji nk'ikintu gishingiye ku mibanire n'abandi. Asobanura ko ubujiji bugaragarira mu kuba ibikorwa ukora bitera abandi bantu igihombo bitanakuzanira inyungu wowe nyiri kubikora. Ibi abisobanura agaragaza ko ushobora kuba uri injiji nubwo waba uri intiti mu mibare, mu bukungu cyangwa se mu yindi siyanse. Ushobora kuba uzi ibyo bintu ku rwego rudashidikanywaho, ariko uburi injiji ikomeye cyane iyo ibikorwa ukorera abandi bibahombya kandi nawe bitakuzanira inyungu. Mu gusobanurira itegeko, Chipola yashyizeho ingingo enye zimeze nk'amahitamo kandi atanga ibisubizo bine. Amahitamo ya mbere agizwe n'ingingo ebyiri ni: ese ibikorwa ukoze bizanira abandi bantu inyungu cyangwa birabahombya? Ni ukuvuga umusaruro w'ibikorwa byawe ku bandi. Ese ubafitiye inyungu cyangwa urabahombya? Hanyuma amahitamo ya kabiri nayo agizwe n'izindi ngingo ebyiri, nayakureba wowe ubwawe, wowe ukora igikorwa. Ese ibyo ukora hari inyungu biguha cyangwa biraguhombya? Izi ngingo enye rero nizo zibyara bya byiciro bine abantu bose bagabanyijemo twigeze kuvugaho mu kanya. Ku mwanya wa mbere hari abantu bakora ibikorwa biri mu nyungu zabo ariko bikaba no mu nyungu z'abandi. Aba byemezwa ko aribo bakenewe cyane ku isi. Aba nibo babandi bo mu cyiciro cya mbere Chipola yise intelligent cyangwa se abanyabwenge. Aba ni abanyabwenge hashingiwe ku myitwarire yabo. Bakora ibikorwa bizamura abandi cyangwa se biri mu nyungu z'abandi ariko nabo bakagira inyungu babikuramo. Ibikorwa byabo bizamura cyane uyu muryango tubarizwamo. Aba barimo nk'abashoramari bafata amafaranga yabo menshi bakubaka ibikorwa nk'amavuriro n'amashuri bagamije kubona inyungu, ariko ibyo bikorwa bubatse bikanungura rubanda. Hanyuma abo mu cyiciro cya kabiri ni abantu bateza abandi igihombo ariko bo bakabyungukiramo. Aba nibo Chipola yise amabandi. Abantu babangamira abandi cyangwa se bakora ibintu bihombya abandi bagamije inyungu zabo ku giti cyabo. Muri rusange aba ni abanyabyaha bose n'abajura. Iyo umuntu akwibye abaguteje igihombo wowe yibye, ariko we akabona inyungu. Aba nta wundi muntu bajya batekerezaho, birebaho bo ubwabo. Niba iki kintu kiri mu nyungu zanjye ndagikora, kabone nubwo cyaba giteza abandi ibibazo. Ntabwo bigarukira ku kwiba gusa, ahubwo harimo n'ibindi bikorwa umuntu ashobora gukora yirebyeho wenyine adatekereje ku byago bishobora guteza abandi. Abo nabo mu cyiciro cya kabiri. Abo mu cyiciro cya gatatu ni abantu bakora ibikorwa bizanira abandi inyungu ariko bo bakabihomberamo cyangwa ntibigire inyungu bibazanira. Abo Chipola yabise helpless, abatagira uwabafasha. Aba ni abantu bafasha abandi, bakora ibikorwa biri mu nyungu z'abandi bo ntibagire inyungu babibonamo, nyamara abandi bakitwaza ubwo bwiza bwabo bakabahombya, cyane cyane amabandi niyo abahombya. Ni abantu babaho ubuzima bwo kwitanga kugira ngo abandi babeho neza, nyamara uko kwitanga kwabo ntikubabuza guhemukirwa n'abandi, bakaba bakwibwa, bakagirirwa nabi, bakagirirwa ishyari n'ibindi. Ibi nibyo bituma umusanzu wabo mu mibereho myiza y'isi uba muke. Wigeze wumva abantu biba inkunga igenewe abakene cyangwa abandi bantu bababaye nk'abarwayi, impunzi n'abandi? Hari abandi badashobora gutanga umusanzu wo gufasha bari mu kaga kubera ko bavuga ko iyo nkunga batanga yibwa.